mwongeye kwirirwa mwirwanya amahoro nk'uko rero mubizi ni muri ya gahunda yo kwigisha guteka ibintu bimwe na bimwe bisanzwe muzi cyangwa se munafite tudakoresheje ibirungo byo mu mahanga tugakoresha ibyacu twifitiye. Uyu munsi rero twahisemo kubategurira inyama abenshi bakunda kwita ngo ni inyama y'akabenzi cyangwa se ingurube cyangwa se indyoheshabirayi. Abenshi barayikunda bakayikunda mu kabari, ndahamya ko ari bake cyane baziteka iwabo ntabwo bari bayirya. Hari n'abandi bazi yuko mu rugo idashobora kuribwa ariko birashoboka cyane. Abenshi bakunda kuyirya ikaranze cyangwa se yumukije ariko birashoboka ko wanayiteka mu isosi, nabyo tuzareba mu gihe kizaza ko wabikora. Uyu munsi rero twebwe inyama yacu turayumutse, ariko ushobora kwibaza ngo ya nyama yo mu kabari ni gute bayiteka kugira ngo itugereho? Ese kujya unyura ahantu babaza akabenzi ni gute ushobora kwigura agace gato ukagenda ukagateka mu rugo? Mu byo tugiye kwifashisha rero, icya mbere hano hari inyama yacu y'akabenzi, turaje tuyitunganye neza niyo tugiye guteka. Dufite igitunguru cy'umutuku gisanzwe, dufite tungurusumu, dufite inyanya, dufite indimu, tukagira n'urusenda. Ibi ni ibigiye kudufasha gutunganya iyi nyama yacu. Turayitunganya mu buryo bubiri: hari ugukaranga iyi nyama yacu cyangwa se kuyumutsa, hari ukuza gutegura ibiraza kugendana nayo, biraza kujya ku nyama, hanyuma hari no kuza gushaka icyo tuza kwirisha. Mbere na mbere rero turabanza gutunganya inyama yacu kuko ariyo mu rugo, ntabwo ari ngombwa ko dukata dutoya nka twa tundi two mu kabari. Nk'uko mubibona twamaze gukata ka kabenzi kacu cyangwa se ka kagurube kacu, ariko ariko nkita byaterwa no ko umuntu ashaka kubyita. Igisigaye rero etape ya mbere tugiye kugatunganya kugira ngo kajye mu mavuta. Aha ngaha hari ikintu ugomba kwitondera: iyo inyama zawe z'akabenzi wasanze zifite ibinure, ziba zifitiye amavuta yazo, nta yandi mavuta wongeraho. Ariko ni na byiza ko iyo ugiye gushyira amavuta ushyira amavuta make cyane, kubera yuko akabenzi ubwako kaba kifitiye amavuta. Ariko iyo wasanze bazanye n'ibinure ntawe ushyiraho, ahubwo wumutsa ya yandi. Twe rero tugiye gushyiraho tungurusumu. Mu gushyiraho tungurusumu ugenda uca utuntu dutoya kuri ya nyama yacu, ucaho utuntu dutoya, ni ukugira ngo tungurusumu ize kwinjiramo indani nta kibazo. Biza gufasha n'inyama yacu gushya neza. Turarangije rero gutunganya ya nyama yacu tuyikata, tugiye gushyiraho ya tungurusumu. Usigaho gusa, ntabwo ushyiraho byinshi cyane. Ikindi tubibutse, tungurusumu ni nziza cyane ku nyama, cyane cyane nko ku nyama y'urukwavu, aho tuzaza kuyibona ko igufasha kugira ngo urukwavu rwawe ruhite rushya vuba. Tuzabereka naho tungurusumu ushobora kuyikoresha. Ya nyama urahindura ugasiga impande zose. Hari inyama zimwe na zimwe ushobora gukoreshaho tungurusumu ukaba wayirya ari mbisi, nk'ifi ikiva mu mazi ako kanya, yenda ikimeze neza itarindiriye kujya muri firigo, irya uyisiga tungurusumu ukarya ari mbisi, nta kibazo, nta n'ingaruka byanagutera, kuko tungurusumu ituma inyama zoroha. Turangije gushyiraho tungurusumu,
igisigaye tugiye kujyana inyama zacu ku ipanu. Icyo dukora cya mbere tubanza kumutsa ipanu yacu, ushobora gushyiraho amavuta makeya cyane. Ubwo rero ureba ko ipanu yacu yamaze gushyuha. Iyo ipanu yacu yamaze gushyuha nta kindi kiba gisigaye, ni ukurambikaho za nyama zacu. Hano rero turitonda, ubwo impamvu mubona twirinze gushyiraho amavuta ni uko nayo ubwayo iri kugenda yizanira amavuta yacu, tukareka akabanza agakamukamo neza. Iyo bigeze aha rero uba warangije kubona ikigero cy'amavuta yacu dufite. Aho ngaho noneho ushobora gushyiramo utuvuta dukeya. Nk'uko rero mwabibonye twakoresheje ipanu ya mbere, ubu ngubu dushyizeho ipanu ya kabiri. Icyo tugiye gukora, tugiye kongera dusubizeho izi nyama zacu kugira ngo zongere zumuke neza. Aha ngaha niho abantu benshi batari bazi uko ibiryo bikorwa. Aha ni ukugira ngo inyama zacu zumuke neza, kuko guteka akabenzi kugira ngo kabe karyoshye bisaba umwanya munini cyane. Aha, mu gihe rero ka kabenzi kacu kari ku ipanu turi kugakaranga kugira ngo gashye neza, tugiye gutegura ibiraza kujyana nako. Muri uku kubitegura rero turabanza dutegure icyo twakita nk'imboga, ndetse hari n'urusenda ku ruhande. Nyuma nibwo turaza no kubereka ikindi ushobora kurisha ako kabenzi. Ikintu cya mbere turabanza dufate urunyanya, turutunganye. Urunyanya rurarangiye,
hanyuma nanone turongera dufate urusenda rwacu kugira ngo wirinde yuko urusenda ruza kujya ku mubiri. Ni byiza ko ukoresha ikanya ugakatamo duto cyane. Urusenda rwacu rurarangiye. Ufata kuri cya gitunguru cyacu gikeya ukavanga muri rwa rusenda rwacu, ugafata ya ndimu yacu ukayikatamo kabiri. Igice kimwe uragishyira kuri za nyanya, ikindi uraza kugishyira ku rusenda. Iyo bigeze hano rero ikiba gisigaye ni ukongera kuzana za nyama, hanyuma ukaza gutegura asiyete. Mbere yuko utegura asiyete urabanza uhabatse inyama zanjye z'akabenzi ndazirisha iki? Ndazirisha ibirayi, ndazirisha igitoki, ndakarya ari konyine, ndazirisha akawunga, ndazirisha iki? Twe rero akabenzi kacu twateganyije ko tukarisha igitoki cy'amaganda cyangwa se igitoki batekanye ibishishwa. Ikintu cya mbere ugomba kubanza gukora ni ugutonora cya gitoki. Hari uburyo bubiri ugitonoramo. Twebwe umwihariko wacu ni ugukoresha ibintu biri natireri. Ikintu cya mbere ugomba kuba wacunze ko wambaye ga cyangwa se intoki zawe bazikarabye neza, kugira ngo bya bintu byose ukoraho bibe bifite isuku. Ubwo rero mu gihe utakoresheje ga, intoki zawe ugomba kuba wazikarabye neza. Hanyuma ugatonora cya gitoki ugishyira ku isahani, uraza guheraho umuntu. Ukagitunganya neza kugira ngo ntihagire utuntu dusigaraho dushobora gutuma ataza kuryoherwa. Cya gitoki cyacu turakirangije, ahasigaye tugiye kubanza gushyiraho rwa rusenda rwacu. Urushyira ku ruhande, abantu bose ntabwo ariko bakunda urusenda. Iyo umaze gushyiraho rwa rusenda rwacu nk'uko nababwiye, ufata igice cya ya ndimu ya mbere nababwiye ugashyiraho, iyo urangije gushyiraho ufata rwa runyanya ukarushyiraho, ubu ngubu aho bigeze aha ngaha, ikiba gisigaye ni ukuzana ya nyama yacu, hanyuma tugategura isahani yacu bwa nyuma. Ubwo tugiye kureba ko inyama yacu yahiye tuyizane. Twarangije rero gushyiraho ya nyama yacu, turongera dukamurireho ya ndimu yacu kuri ya nyama yacu, dushyire no kuri rwa runyanya rwacu.
Iyo bigeze ahangaha rero ahasigaye aba ari ugushyira umuntu akarya. Ikintu cyiza rero gishoboka, igitoki mu guteka amaganda ugitekana n'umunyu mu mazi, noneho za nyama zacu zo wirinda gushyiramo umunyu bitewe n'uko uraza gushyiramo indimu uzana umunyu ku ruhande, umuntu niwe uraza kwiyumvira uko umeze, ariko akenshi ku muntu urya urusenda mu gitoki twashyizemo umunyu tugakamuriramo indimu twamukonseya kubirya bimeze gutya. Ubu ni uburyo bumwe ushobora gutekamo akabenzi byihuse mu rugo, tuzabereka n'ukundi ushobora guteka akabenzi ugakaranganya n'ibitunguru n'inyanya, tuzabereka uburyo bwinshi cyane.